Isomo nize cyangwa se ibintu umwaka w'ibihumbi 2021 wanyigishije harimo ko ibihe biha ibindi. Ushobora kuba uri mu bihe runaka ariko ntuzibwire ko ibyo bihe urimo uzakomeza kubibamo. Oya, byaba byiza byaba bibi birasimburana. Hari ibindi bihe bindi bigenda biza. Abantu uri kumwe nabo uyu munsi wa none, abantu bagukikije, uko mwaba mumeranye kose, igihe icyo ari cyo cyose mwamumeranye, ntibisobanuye ko ejo aribo muzaba muri kumwe. Amahirwe rero ufite ujye uyakoresha mu gihe cyayo, ntukajye uvuga ngo abo bantu bafate nk'aho ari gahanti. Oya, ntabwo ariko bigenda. Ikindi mpamvu ugomba kwibwira ibi bintu ni uko igihe cyose uzajya ubona umuntu mutari kumwe utazajya wicuza ngo buriya se yagiye ate. Umuntu aza mu buzima bwawe mu gihe runaka agakora umurimo agomba gukora mu buzima bwawe, yawusoza akagenda, hakinjira abandi. Ibyo rero ni ibintu nize muri uno mwaka kuko nabibonesheje amaso, nagiye mbona ingero nyinshi zitandukanye, mbifata rero nk'isomo. Ikintu cya kabiri nize ni ukudahangayika. Iyo habonetse ikibazo ndacyitegereza cyangwa se naracyitegereje nkareba niba icyo kibazo nshoboye kugikemura. Nize gukemura ibibazo nshoboye ntahangayitse, ntuje. Kandi nize kudahangayikishwa n'ibibazo ntashoboye kuko nta kintu mba nenda kubihinduraho. Nta kintu na kimwe nenda kubihinduraho uretse kubireka nkajya kubishoboka kugeza igihe bya bindi nabyo bizagira gute, bizabonera igisubizo. Hanyuma rero mbifurije umwaka mushya muhire, umwaka w'ibihumbi 2022. Inshuti bakunzi bo kwa Hotable Talk, urukundo mwangaragarije mu mwaka utambutse yari intangiriro. Ubu turakomeje, urugendo rurakomeje, turakataje mu kubaho kandi turiho. Mbifurije impinduka nziza imbere muri mwebwe ndetse no mu buryo bufatika. Ntimuzagwingire, umwaka uko ugusanze ntaba ariko uzagusiga, ahubwo uzasange uwundi uzasange hari icyo wiyongereho, ari wowe mushyashya. Wibuka ko kugira ngo ugire ikintu gishyashya ugeraho ugomba gukora ikintu gishyashya. Wibuka ko intsinzi yawe, ibanga ryo gutsinda riva mu bikorwa byawe bya buri munsi, ibikorwa byawe bya buri munota, bya buri saha. Ujye uba umugenga w'igihe cyawe, ntukajya upfusha igihe ubusa. Ujye uvuga ngo mbese iri segonda ritambutse nzikozemo iki. Niba ari n'igihe cyo gupfusha ubusa, ujye uba ubizi neza ko iki gihe ari cyo gupfusha ubusa. Ariko ntukajya upfusha igihe ubusa utabigambiriye, kuko niho ubutunzi bwawe buzava. Ngaho rero tubeho turiho kandi tubere n'abandi abo mumaro. Umwaka mushya muhire, happy new year.